ugiye kuba uretse kugenda gatoya. Bogare agiye kutubwira ikintu cyamuteye kurya ibiryo byinshi mu bukwe bwa Irene ni rugero abanyarwanda. Muraje mwumve Bogare uri kudusebya, uri kudusebya. Ibiryo ndabondera no kwimana none se waje guhagira mu kwatwereye nubwo ntagarunganya ko nubwo umuvandimwe watwereye tike oya barumvize ukuri uri ko kuba igikoko noneho abantu bose bamaze kumenya ko ari Mr Gisebo. Ya gusa mureke ibyo tubyiyorere twirebere ubukwe bwa Irene muri Ndahabi. Aha niho barebe gusohora umugeni, abasohoraga umugeni byari biryoshye pe, ubukwe bwari bwiza. Ndabizi neza ko Irene akoze ubukwe bwiza mu bastari bose wenda bakoze ubukwe mu Rwanda nabonye, gusa Irene niwe muntu ugize ubukwe. Abandi ntabwo bwabaga bwuzuye neza ngo ni ubukwe, byabaga ari ubu, ntabwo byabaga ari kwe. Ariko Irene nakwemeye, wowe biruzuye ni ubukwe. Gusa ntiwibagirwe kugenda ukoze subscribe hano kuri Rugira Media kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi ngizi z'abastar zagiye zitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Kora subscribe kugira ngo nugera hano nawe ujye uzibonera ku gihe. Ciao ndabakunda. Mureke turebe agace gatoya k'ubukwe bwa Irene.